ariko Imana irimo igaya abanyarwanda. Imana intumye ku banyarwanda kubabwira ko ikintu cy'urukundo kiri kugenda kiri gutakara. Kugeza ubu Imana irimo inenga amadini, irimo inenga abakirisitu. Amadini menshi ari gusenga nta Mana ikiri muri bo, kuko yambwiye ngo nze mbwire abantu Imana amadini menshi ari gusenga nta Mana ikiri muri bo kuko batakaje urukundo. Imana njyewe yambwiye ngo nze mbwire abantu kuko batakaje urukundo, batakaje Imana. Hanyuma ubu abantu benshi bari gusenga bishakira amafaranga ariko badashaka guhuza abantu. Mbere na mbere habanza guhuza abantu bakundane, ukigisha abantu imbabazi. Muri iki gihe se uriya bari kwigisha ku bya 10, bari kwigisha ku bya 10, tanga iki Imana iraguha iki, gushaka kubanza kubabwira iby'isi kandi habanza ubwami. Rero ngo abantu bagoretse inyigisho, bagiye bagoreka inyigisho, babanza ibidakenewe, kandi Imana irashaka ko babanza ubwami, hanyuma iby'isi ibigaragara bikaza nyuma. Ariko kuko ari umwuka wa Satani wagendereye amadini menshi, wagendereye abavugabutumwa benshi, wagendereye abapasiteri benshi, barashaka ko babanza. Yarambwiye ngo abantu benshi bataye Imana, ugasigaranye Imana gicupuri, ariko Imana yo ntayigihari, kuko Imana ni urukundo. Ntabwo uzakunda Imana utabonye utakunze mwene so. Abantu batakaje ibintu bibiri, batakaje umwuka, batakaza n'urukundo. Ahantu umwuka wera ari n'urukundo rurahaguma. Yambwiye ngo nze mbwira abantu ko bari kubitekereza ntabwo ariko biri. Abantu bashobora gutekereza ko Imana ihari, amadini menshi akabwiriza avuga ko Imana ihari, abavugabutumwa benshi bakabwiriza bavuga ko Imana ihari, ariko bamwe ngo siko bimeze. Imana abantu mwamaze kuyitakaza kera. Tusigaye tubona ku munsi wa Pantekote tukabona umuntu ngo yohereje umwuka wera umuntu umwe. Nuko nta rukundo, aba ntabwo bahuje umutima. Biravuga ngo abantu bari mu cyuma cyo hejuru, ngo abigishwa bari mu cyuma cyo hejuru bahuje umutima. Haleluya! Ikiza kubwira ko urukundo ruhari, abantu bahuza umutima, abantu ntibaryana, abantu ntibahanganira upasiteri. No mpamvu haje guhanganira. Imana yaramishuriye inyereka ko ari strategy Satani afite yo kugira ngo yangishe abantu Imana, ariko biciye mu biyita ngo ni abakozi b'Imana, kandi atari abakozi b'Imana, ahubwo ari abakozi ba Satani. Muri iyi minsi hari abantu babaye abantikristo, kuko bari gutuma izina ry'Imana ryasa nkaho ritutswe, bigatuma abantu banga Imana. Yaramishuriye inyereka ko Satani ari gukora mu bantu. Hari abantu bari gukorera Satani batabizi, ariko bari kwamamaza ubwami bwa Satani. Impishurira ko ari umugambi Satani afite kugira ngo akamuremo abantu iby'Imana, abantu bakamukamo iby'Imana batangire bagwe, kuko bari kubona abita ntabwo ari abakozi b'Imana. Bari gukora ibidakorwa, bari kuvuga ibitavugwa, ukabona batukanye, ukabona bashwamaguranye, ariko ari umugambi wa Satani kugira ngo agushe benshi, yangisha abantu benshi Imana, atume abantu benshi batuka Imana, atume abantu benshi batakaza ubumana muri bo, bugatera kugira ngo dukizwe no kuranda turabona atari Imana. Reka mbabwire Banyarwanda, musubire mu rukundo kandi mukunde Imana. Birata ngo banyweye amayoga, none se buri umukozi w'Imana ukatwirata ngo nyweye amayoga, ngo narasamba. Icyo gihe abari strategy ya Satani, ariko ashaka kugira benshi agusha. Niko Imana yamishuriye ngo nze mbwira abantu. Urukundo rw'Imana niyo wubakiye itorero ry'Imana. Iyo urukundo nta ruhari, egara itorero ry'Imana ntabwo riba muri abo bantu. Amadini menshi bari kwivuga twebwe dufite umwuka wera, nitwe dukiza, nitwe dusenga, harimo abakire, ariko ntabwo ari uko bimeze. Idini ni urukundo, itorero ni urukundo. Amadini menshi ugasanga umuntu ararwaye ntimumugezeho, ugasanga umuntu muri kwita ku bafite amafaranga, babandi b'abakene ntimubitaye. Iyo ntabwo ari Imana. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Ngiye yambwiye ngo nze mbabwire ngo mwatakaje urukundo, mwamaze gutakaza Imana kera. Ingaruka nyinshi mugiye guhura nazo ni iz'uko mwatakaje Imana, kuko mwatakaje urukundo. Abantu batumira umuntu nigeze numva nanjye mbese ntabyumvishe. Ngiye kumanura baravuga ngo nyine ngo dutumirire mu bacu. Uvuga ko iyi Imana yo mu bacu irobanura ku butoni, iyo ni Imana.
Imana irobanura amoko ntago ari Imana. Imana ntago irobanura ku butoni. Bibiliya yavuze ngo mahanga yose uyubaha akora ibyo gukiranuka iramwemera. Ntago irebye ngo ni umuhutu ni umututsi, ntago irebye ngo ni umunyiginya ni umutsobe, ntago irebye ngo ni hoya. Mu mahanga yose uyubaha akora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Niba mugifite amoko nta Mana ihari. Urukundo ntago Imana ntago irobanura ngo uyu ni umuzungu ngo nuko ngo nzanwa ngo kuko umuzungu ngakiranuka ngo niwe nzumva gusa kuko ari umwirabura. Oya, ntago ireba umuremure, ntago ireba umuto, ntago ireba mugufi, ntago ireba inzobe, ntago ireba igikara, ntago ireba amazuru maremare cyangwa magufi. Oya, iravuze ngo mu mahanga yose melato stitazo meli wanema titazo deseme nitazo mefolas. Mu mahanga yose umuntu yuba agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Yamwe ngo benshi bari gusenga bafite amoko, bari gusenga bafite mu nyangire, nibura mwanze nanjye nawe mwange, ariko iyo ntago ari Imana. Yamwe ngo abantu benshi mwatakaje Imana kuko mwatakaje urukundo, mwarafashanyaga, none ngo mwarabiretse. Reka mbabwize ukuri, iyi Mana sikiteye kandi sikimeze. Iyi Mana yambwe ngo niba mwanze gukunda bagenzi banyu bene so bavandimwe banyu, niba mwanze kubakunda nawe ntago muyikunze. Ntago ari Imana muri gukorera. Hamwe ngo mbere na mbere mubanze mukundane. Ndabasuje mwese aho muri ku mpera z'isi zitandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe amuherere hose. Arivuze ngo niba ari mu gitondo gira igitondo cyiza, niba iwanyu ari nijoro ugire ijoro ryiza, kandi niba ari na saa sita uze kugira saa sita nziza. Hanyuma wari urwaye Imana ibukize, nawe turafite amahoro mu mutima Imana yaguhe, ubuntu bw'Imana bugusakareho. Hanyuma iyi ni channel yitwa Iramiro TV. Uko mubizi kitugezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi mbazaniye message y'umwaka wa 2025. Hanyuma ari ijambo Uwiteka irashatse ko tuganira muri aya masaha. Dusanga mu gitabo cy'Abaroma ibice 13 umurongo waho w'10. Haravuze ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haravuze ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Amen. Hanyuma Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibahezagire bagirire neza, ariko Imana irimo igaya abanyarwanda ko mwatakaje urukundo. Bibiliya iravuga ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Niko Bibiliya itubwiye ngo nicyo gituma urukundo rusohoza amategeko yose. Igihe kimwe mbibutse, hanyuma ngo umwe mu bigisha amategeko ahaguruka kugerageza Yesu. Aramubaza ati nkore nte kugira ngo njye mu bwami bw'ijuru. Yesu amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ariko ikiruta byose ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Haleluya. Imana intumye ku banyarwanda kubabwira ko ikintu cy'urukundo kiri kugenda kiri gutakara. Kugeza ubu Imana irimo inenga amadini, irimo inenga abakirisitu. Amadini menshi ari gusenga nta Mana ikiri muri bo, kuko yambwiye ngo nze mbwira abantu Imana amadini menshi ari gusenga nta Mana ikiri muri bo kuko batakaje urukundo. Imana ngewe yambwiye ngo nze mbwira abantu kuko batakaje urukundo, batakaje Imana. Hanyuma ubu abantu benshi bari gusenga bishakira amafaranga, ariko badashaka guhuza abantu. Mbere na mbere habanza guhuza abantu bakundane, ukigisha abantu imbabazi. Muri iki gihe se bari kwigisha ku bya 10, bari kwigisha ku bya 10, tanga iki Imana iraguha iki. Ariko Yesu yabivuze neza, aravuga ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana. Niba habanje ubwami, kuki mu gushaka kubanza kubabwira iby'isi kandi habanza ubwami? Rero ngo abantu bagoretse inyigisho, bagiye bagoreka inyigisho, babanza bidakenewe.
kandi Imana irashaka ko habanza ubwami, hanyuma iby'isi ibigaragara bikaza nyuma. Ariko kuko ari umwuka wa Satani wagendereye amadini menshi, wagendereye abavugabutumwa benshi, wagendera abapasiteri benshi, barashaka ko babanza kuzana, barashaka ko babanza kubabwiriza iby'isi, ubwami bukazaza nyuma. Ariko ntabwo ariko bimeze, mwacurutse inyigisho. Imana yambwiye rero ko mwatakaje Imana, kuko mwatakaje urukundo. Ntabwo muri kwigisha abantu ngo bakundane, niyo muri gukundana bashaka Imana, kuko Imana n'urukundo. Imana n'urukundo, ahantu Imana iri ikihagaragaza egare ni uko haba urukundo. Ahantu hatari urukundo egare Imana ntayihari. Rero abantu benshi irimo ibagaya, yarambwiye ngo abantu benshi bataye Imana, basigaranye Imana gicupuri, ariko Imana yo ntayigihari, kuko Imana n'urukundo. Ntabwo uzakunda Imana utabonye utakunze mwene so. Bibiliya iratubwiye ngo urukundo nturugira nabi. Ariko muri minsi turi kwitegereza abantu, ukabona umuntu afashe mugenzi we amugiriye nabi, aramwandaritse, aramututse ku mugaragaro, aramusebeje. Kiriya gihe usebeje mwene so, burya urukundo rwamaze kuvamo kera, nta mpano ugifite. Imana ntayigihari mu buzima, ku buzima bwa, ntabwo ikiri muri we Imana. Imana yarigendeye, kuko Bibiliya iravuze ngo ubundi mu yandi magambo abantu batakaje ibintu bibiri: batakaje umwuka, batakaza n'urukundo. Ahantu umwuka wera ari n'urukundo rurahaguma. Mu yandi magambo, impamvu turi kubona ibintu biri kugenda bifata indi ntera, tukabona ibintu biri kugenda bizamuka, urwangano rujya mu bantu, ukumva umuntu ngo yishe undi, ukumva umuntu ngo yiteruye yishe undi, bitewe n'uko amuzize ngo ni wo mu bwoko runaka. Iki ni igihe burya umuntu uzagera mu cyiciro cyo kwica undi, nta mana mbona Imana ntayaba agifite, kuko nta rukundo aba afite muri we. Imana iba yaratakaye kera. Imana irashaka abanyarwanda bakundana. Reka mbabwire, irashaka ko bakundana, kuko nibakundana egare Imana izaba iri muri bo. Imana nimara kugenda, iyo yagiye ibibazo biba ku bantu, bora n'intambara, ibibazo, ubukene, inzara, n'ihandi zuma ngo abantu ngo bari kwiyahura. Nuko baba batakaje Imana. Ahantu Imana iri kiharanga, ikintu cya mbere ni amahoro. Haleluya. Icya kabiri, abantu bashyira hamwe. Haleluya. Icya gatatu, urukundo rurasaga mu mitima yabo. Icya kane, barasangira. Icya gatanu, bagafashanya. Yambwiye ngo nze mbwira abantu ko bari kubitekereza, ntabwo ariko biri. Abantu bashobora gutekereza ko Imana ihari, amadini menshi akabwiriza avuga ko Imana ihari, abavuga ubutumwa benshi bakabwiriza bavuga ko Imana ihari, ariko bamwe ngo siko bimeze. Imana abantu mwamaze kuyitakaza kera. Nimwongere mukundane, niba mushaka Imana iba muri mwebwe, nimukundane. Bibiliya iravuga, reka mbabwire impamvu umwuka wera atakiza mu bantu. Tusigaye tubona ku munsi wa Pentekote, tukabona umuntu ngo yohereje umwuka wera umuntu umwe. Nuko nta rukundo, abantu ntabwo bahuje umutima. Biravuga ngo abantu bari mu cyuma cyo hejuru, ngo abigishwa bari mu cyuma cyo hejuru bahuje umutima. Haleluya. Ikizakubwira ko urukundo ruhari, abantu bahuza umutima, abantu ntibaryana, abantu ntibahanganira upasiteri. No mpamvu haje guhanganira upasiteri. Bibiliya yatubwira ngo mu minsi y'imperuka cyangwa mu gihe kizaza, urukundo rwa benshi ruzakonja, bazatakaza Imana. Kuko gutakaza Imana egare gutakaza urukundo. Iyo mutakaje urukundo egare gutakaza Imana. Muri minsi ndimo nibaza, bikananyobera. Uye kuvuga umuntu ngo Imana yanjye, undi ngo Imana yanjye. Imana kari imwe, umwuka akaba ari umwe, urukundo akaba ari rumwe, uri muri Kristo Yesu. Niba ari Imana turi gukorera, twaretse kuryana. Mwitubeshya, ahubwo nuko mwatakaje urukundo. Iyo abantu batakaje urukundo, buri wese abona ko ari gukorera Imana. Umwe aravuga ati Imana yanjye, undi Imana yanjye. Imana ni imwe, n'ubugingo izaduha ni bumwe, n'igihugu tujyamo ni kimwe, ntabwo ari ibihugu bibiri. No, si ukuvuga ngo siko hakundi ngo Ukraine yarwanye n'Uburusiya. No, ni igihugu kimwe. Ahubwo mwaribeshye, mwasahura urukundo. Kandi ikizabwira abantu batakaje urukundo, barutakaje, ikizabikubwira baba banyamwigendaho. Baza ari nk'abakozi b'Imana, ugasanga ntabwo ari guhuza, ntabwo ari guhura ku kintu kimwe.
ukumva umuntu umukozi w'Imana umwe avuze ibintu undi araje aramusenya. Icyo gihe iyo ntabwo aba akiri Imana. Imana ahantu iri abantu bashyira hamwe, ntabwo bavuguruzanya. Imana ahantu iri ntabwo abantu basenyana. No, turaza kubigenzura neza tumenye ko izo mana muri kuvuga ko ari Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ko Imana tuzi njyewe nzi ni Imana ni imwe. Imana ni imwe, n'umwuka wera ni umwe, igihugu tujyamo ni kimwe. None ahubwo reka mbereke, ahubwo abantu benshi bari kwiyitirira Imana ariko atari kubiri. Ko njye yambwiye ko uko abantu bari kubitekereza atari ko biri. Njye yantumye namwe ngo nze mbwira abantu ko bari kubitekereza ntabwo ariko biri. Mbivuje mu ijwi rituje, ariko nabivuze ngo uko abantu bari kubitekereza siko biri. Abantu turi kubona kuvuga Imana ariko ni ubwami bubiri burimo buhangana. Ahubwo turaza kumenya gute? Tumenye ubwami, tumenye uwo twiza n'uwo tutizera. Yesu yarabivuze, aravuze ngo tuzabimenyera ku mbuto bera. Igiti cyose yari cyiza cyera imbuto nziza, yari kibi cyera imbuto mbi. Bivuga ngo mu gihe cyose umuntu ari kuvanga gukorera Imana afite imbuto mbi, ntabwo ari Imana, ni Satani. Ahubwo gukorera si Satani. Imana yamwe ngo abanyarwanda mwatakaje urukundo. Niyo mpamvu kenshi na kenshi no gusanga umukozi Imana arwanya undi. Narinzi ko ubundi umuntu Satani ashobora kurwanya Imana, kuko Imana iri mu bantu na Satani ari mu bantu. None kuri iki gihe ngo urukuba ngo abantu bose ngo barasenga bari kurwanya, icyo gihe ntabwo ari Imana, ahubwo muri gukorera Satani. Imana yaramishuriye inyereka ko ari strategy Satani afite yo kugira ngo yangisha abantu Imana, ariko biciye mu biyita ngo ni abakozi b'Imana kandi atari abakozi b'Imana, ahubwo ari abakozi ba Satani. Muri iyi minsi hari abantu babaye abantikristo, kuko bari gutuma izina ry'Imana ryasa nkaho ritutswe, bigatuma abantu banga Imana. Yaramishuriye inyereka ko Satani ari gukora mu bantu. Hari abantu bari gukorera Satani batabizi, ariko bari kwamamaza ubwami bwa Satani. Impishurira ko ari umugambi Satani afite kugira ngo akamuremo abantu iby'Imana, abantu bakamukamo iby'Imana batangire bagwe, kuko bari kubona abiyita ntabwo ari abakozi b'Imana. Bari gukora ibidakorwa, bari kuvuga ibitavugwa, ukabona batukanye, ukabona bashwambaguranye, ariko ari umugambi wa Satani kugira ngo agushe benshi, yangisha abantu benshi Imana, atume abantu benshi batuka Imana, atume abantu benshi batakaza ubumana muri bo bwatera, kugira ngo dukizwe no kuranda turabona atari Imana. Reka mbabwire banyarwanda, musubire mu rukundo kandi mukunda Imana, mwere gucika intege kuko ibyo muri kubona Satani ari gukora ku manywa y'ihangu. Ni umugambi Satani afite kugira ngo akamure abantu by'Imana, ateza abantu ngo biyita abakozi b'Imana ngo bashwambagurane, batungane, barwane, bakora ibidakorwa, baze kwirata ngo banyweye amayoga. None se buri umukozi w'Imana ukakwirata ngo nyweye amayoga ngo narasamba. Icyo gihe aba ari strategy ya Satani, ariko ashaka kugira benshi agusha. Niko Imana yamishuriye ngo nze mbwira abantu. Bibiliya yaravuze mu bice bitatu muri gitorwa mu rwandiko rwa Yohana, ibice bitatu mu 16 aravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi. Bivuga ngo mu rukundo rw'Imana niho hubakiye itorero ry'Imana. Iyo urukundo nta ruhari, egara itorero ry'Imana ntabwo riba muri abo bantu. Amadini menshi bari kwivuga twebwe dufite umwuka wera, nitwe dukiza, nitwe dusenga, harimo abakire, ariko ntabwo ari uko bimeze. Idini ni urukundo, itorero ni urukundo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abanjye ndabazi bari ikimenyetso. Haleluya. Aravuga ngo itorero rye, nigeze yashomeje ngo itorero rye riracyari mu ibanga, riri mu ibanga. Ubwo riri mu ibanga rero abantu bazashiduka, bari bazi ko nyine bari muri iryo torero, bazashiduka dusanga barabaye aderese, kuko nyine Imana bayitakaje. Tugeze mu gihe umuntu yishimira ibyago by'undi, nuko batakaje Imana. Buri ntabwo ko byabagamo. Tugeze mu gihe cy'uko umuntu bamusohora mu nzu itorero rihari, ariko mwatakaje Imana, ko mwatakaje urukundo. Yamwe ngo zibabwiye mwatakaje Imana. Abantu benshi mu Rwanda nta Mana ihari kuko mwatakaje urukundo. Abandi muri kubwiriza nta ihari, abandi
ahubwo mugiye guhura n'ingaruka zikomeye zitwa kugwiza ikintu bita ubuhenebere bwinshi. Ntabwo uzakunda imana utabonye imana iri muri mugenzi wawe, imana iri muri mu muvandimwe wawe, imana iri muri uriya musengana. Ntabwo imana uzayibona imanutse n'amakanzu ngo ize kurya ibiryo. Uzaha umuntu ibiryo, imana izaba iriye. Uzambika umuntu, imana izaba yambaye. Mbese uzacumbikira umuntu, imana uzaba icumbikiye. Yesu yaravuze ngo hari abo nzihakana, hari abantu nzihakana kuko naje ngo dusangire bakanyima karibu, bakanga ko dusangira. Nshonje ntibangaburiye, nambaye ubusa ntibigeze banyambika, nari mfite ikibazo ndwaye ntibandwaje. Reka mbabwize ukuri, tugiye kugera mu gihe abantu bagiye kuba banyamwigendaho, bakaba ko bari gusenga imana ariko atari imana gusa, kuko bamaze gukamuka mu rukundo. Reka mbibutse bene data, Bibiliya iravuga ngo urukundo nirwo rusoza amategeko yose, niko biratubwiye. Rero kugeza kuri iki gihe imana irimo igaya abanyarwanda kuko nta rukundo bagifite. Niyo mpamvu igiye kuzana ikimeze nk'igeragezwa ku bantu bamwe kuko batakaje imana, kandi bagiye guhura n'ibibazo bitandukanye kuko nyine bamaze gutakaza imana. Igihe yamwe ngo neze mbwira abanyarwanda, mbabwire ngo nibongere bakundane, kuko bageze ubwo baba banyamwigendaho. Amadini menshi ugasanga umuntu ararwaye ntibumugezeho, ugasanga umuntu muri kwita ku bafite amafaranga, babandi b'abakene ntimubitaye. Iyo ntabwo ari imana. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Ngiye yambwiye ngo nze mbabwire ngo mwatakaje urukundo, mwamaze gutakaza imana kera. Ingaruka nyinshi mugiye guhura nazo ni iz'uko mwatakaje imana, kuko mwatakaje urukundo. Urwo rukundo rurobanura rero, ugasanga umuntu akunze undi. Pasiteri yitaye ku ufite ku ntama zifite zibyibushye, izananutse zicumbagira ntazite. Rero icyo gihe ntabwo ari imana mu gukora, ahubwo muri gukorera ni imana y'amafaranga. Imana nyine, imana z'amafaranga nazo zaragwiriye, ariko imana yacu isumba byose ikunda umuntu ntacyo muciye. Nk'uko yakunze umuntu ntacyo muciye, namwe nimukundane ntacyo muciye abantu. Bitabaye ibyo ntabwo muri gusenga imana. Ngiye hamwe ngo nze mbabwire ngo nimwongere mukundane muri uyu mwaka wa 2025, mwiminjiremo agafu mukundane. Bitabaye ibyo hari ingaruka nyinshi mugiye guhura nazo kubw'uko mutakundanye. Ubu abantu bari gusenga, nigeze numva ahantu batumira umuntu batumira umuntu, nigeze numva nanjye umuntu mbese ntabyumvishe. Ngiye kumana baravuga ngo nyine ngo dutumirire mu bacu. Ubu koko iyi mana yo mu bacu irobanura ku butoni, iyo ni imana. Imana irobanura amoko, ntabwo ari imana. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Bibiliya yavuze ngo amahanga yose uyubaha akora ibyo gukiranuka iramwemera. Ntabwo irebye ngo ni umuhutu ni umututsi, ntabwo irebye ngo ni umunyiginya ni umusobe, ntabwo irebye ngo ni hoya. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Niba mugifite amoko, nta mana ihari. Urukundo ntabwo Imana ntabwo irobanura ngo uyu ni umuzungu ngo nuko ngo kuko umuzungu ngakiranuka ngo niwe nzumva gusa kuko ari umwirabura. Oya, ntabwo ireba umuremure, ntabwo ireba umuto, ntabwo ireba mugufi, ntabwo ireba inzobe, ntabwo ireba igikara, ntabwo ireba amazuru maremare cyangwa magufi. Oya, iravuze ngo mu mahanga yose melato stitazo meli wanema titazo deseme nitazo mefolas. Mu mahanga yose umuntu yuba agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Yambwe ngo benshi bari gusenga bafite amoko, bari gusenga bafite munyangire, nibura mwanze nanjye nawe mwange, ariko iyo ntabwo ari imana. Yambwe ngo abantu benshi mwatakaje imana kuko mwatakaje urukundo, mwarafashanyaga, none ngo mwarabiretse. Reka mbabwize ukuri, iyi mana sikiteye kandi sikimeze. Iyi mana yambwe ngo niba mwanze gukunda bagenzi banyu, bene so, bavandimwe banyu, niba mwanze kubakunda nawe ntabwo muyikunze. Ntabwo ari imana muri gukorera. Hamwe ngo mbere na mbere mubanze mukundane, kandi urukundo rutari urw'uburyarya, urukundo rutarobanura, urukundo kuko abantu benshi bari kuryaryana. Mfite ubutumwa ari ubundi butumwa mfite, ariko ndabwo ndacyari gusengera. Nzabutambutse ariko yari intumwa unze mbabwire ngo mwongere mukundane. Irashaka ko abanyarwanda mukundana. Bitabaye ibyo
murahura n'ingaruka z'uko mwatakaje Imana, Imana itakiri muri mwebwe. Biravuga ngo Abisiraheli iyo bagomeraga Uwiteka yarigenderaga, Abafilisitiya bakabatera bakabarwanya, bakabanyaga Abamowabu n'ibindi. Rero yambwiye ngo nze mbabwire ngo nimukundane, mudakundanye nta Mana mufite, mudakundanye nubwo mwaba muri guhanura ntayo mufite. Biravuze ngo naho nahanura, naho navuga indimi nk'iz'abamarayika, naho natanga ibyanjye byose, mbere na mbere ndafite urukundo, byose biba byapfuye. Bibiliya iravuga ni mu gitabo cy'Abakorinto, niba nibeshye ba mbere, niba ni Abakorinto ba kabiri, igitabo cy'Abakorinto cya kabiri ibice 13, aravuga ngo naho nahanura nkavuga indimi nk'iz'abamarayika, ngatanga ibyanjye byose ngo mbitange mbiha abakene, ariko nta rukundo mfite, byose biba byapfuye. Aravuga ngo guhanura bizarangira no kuvuga indimi bizarangira, ariko urukundo ntago ruzashira. Imana yadukunze byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka ahabwa ubugingo buhoraho. Niba Imana idukunze igatanga umwana yakundaga, ubwo urumva Imana yatakaza, urumva Imana atari urukundo. Iri torero turimo, aya madini turimo, ibi byumba turimo, insengero turimo, amakorali turimo, byubakiye mu rukundo. Niba nta rukundo ruhari, nushaka bereke uri gukorera kuri zero. Niba muri kubwiriza nta rukundo ruhari, muri gukorera kuri zero. Niba muri Rwanda nta rukundo ruhari, muri gukorera kuri zero. Niba muri ibyo mwakora byose nta rukundo ruhari, ni zero. Mbere na mbere urukundo. Idini ritubakiye mu rukundo ntago aba ari idini. Igihe sinze bari iryande gusa, ntago mbacire amadini imanza, ariko ntago aba ari iry'Imana iryo dini. Nta Mana ibiri ihari. Idini umuntu azarwara ntibamusure, ntibamenye wenda reka bareke kumusura, banamubaza amakuru, reka bareke kumubaza amakuru, bamenye naho atuye. Ariko umuntu arakora ubukwe, ariko Mana yewe Imana ije tubarengera, Imana turengera amadini y'iminsi. Ariko yari ntumye muze mabwire ngo nimukundane, mudakundanye muri gukorera kuri zero. Mudakundanye nta rukundo ruri muri mwebwe, ibyo muri gukora byose ni ubusa. Imana ngo yambwiye ngo mbwire ngo ntago muzayikunda mutabanje gukunda bo mureba. Mubanze mukundane, ntago muzayigirira neza mutabanje kugira neza muri kumwe, ntago muzayivuga neza mutabanje kuvuga neza muri kumwe. Niba muri gusebanya, mukaba mugutukana, mukaba mwandarikanyije, ubwo mwataye Imana. Egare urukundo rwatakaye, mwatakaje Imana, mwatakaje urukundo n'umwuka we, kuko umwuka we ahantu ari haba ari urukundo. Igihe nta rukundo ruhari, umwuka we aba yagiye, n'urukundo rwagiye, mwatakaje Imana. Kandi umwuka nango niyo mufashe. Mwakeneze ijambo ry'Imana, n'ubwo butumwa rimbazaniye ngo Abanyarwanda muri uyu mwaka mwiminjiremo agafu, mukundane. Bitabaye ibyo mwatakaje Imana. Tujya kugira mu cyiciro cy'uko umuntu yanga mwene se akabigaragaza, akanamurogesha ku manywa, ikambabwira mwiminjiremo agafu Abanyarwanda. Bitabaye ibyo mugiye guhura n'izindi ngaruka nyinshi, mugiye guhura n'ibiza byinshi. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Mana turabasengeye, abantu bakurikiranye no jambo, nari mvuze ngo ubwiza bwawe nibumanukire, imbaraga zawe nizibamanukire Kristo, ongera bashoboze gukundana nk'uko bahoze, uko idini ritaryarya, abanyamasengesho bataryarya. Ikigaragaza n'urukundo. Urukundo ryarya narwo ari cyo ruvugaho. Uravuga ngo ibyo ntacyo bimaze kugira urukundo ruryarya, kuko hano ari urukundo umuntu ntagira undi nabi, hano ari urukundo umuntu ntavuga undi nabi, hano ari urukundo umuntu ntacira undi urubanza, hano ari urukundo rurababarira, hano ari urukundo rugirana imbabazi, hano ari urukundo haleluya rwanganira byose. Urukundo mu rukundo niho hapfunyitsemo imbaraga zo mefone dry zo kubabarira. Mu rukundo niho hapfunyitsemo imbaraga zo kugira umuntu neza. Umutima udafite urukundo ntacyo wafasha, umeze nk'ibuye. Ariko uravuze ngo Abanyarwanda nibakundane, kuko nibadakundana bari gukora kuri zero, ingaruka zijya kuba nyinshi, biza bigiye kuba byinshi kuri bo. Ariko bashoboze Kristo umuntu wese wumvishe buno butumwa, mugire neza mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Murakoze. Nakagaruka. Shalom.